Ben akaza guhura n'abafana be bitewe n'ukuntu babaganiye muri iyo groupe igihe kikajya bagahura njye naho ngaho nahuriye nande na Ben yego tuba inshuti nta nubwo ni Musanze wonyine twagiye ni Burundi twari turiyo Uganda twari turiyo ni Musanze twari turiyo pe kubera gufana gusa ndamufana niwe muhanzi wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose twambara amasaro tw'amasaro tujya twambara mu nene yambariye ishanga akozeho yumva ikintu kibyimbye ahita utambwa kwambaye cya kintu cy'abapfumu none abantu bari kuvuga rero ngo nahise ngo mureba nabi ngo ibiki n'ibiki ngo nago tuzanye nese ngo bayiretseho gato abanza dufotore urumva donc wavuganye nawe nk'umuntu musanzwe muziranye kuko ndi umufana kandi turaziranye ajya agera igihe akaza agahura n'iki n'abafana nuko nkoro byagenze mitambwa ati bayiretse gato rero babanza badufotore baradufotora n'aka video karafatwa ari kumbaza ati si ikintu ni igiki cy'akuru nyine donc urumva yankozeho uhageze rero video mu gufatwa abantu benshi bafashe Ben nk'ikirara nk'umugabo tubaho umugore we bavuze ko yagukuruye umwambaro w'imbere ko yagukuruye ikariso bakugereranya na Miss Pamela reka umuntu rero azira uko yavuye ariko sha none ndumiwe aha ndamukunda cyane 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 kimwe ngo nshaka no kujya kwambara nk'umwenda urukumva nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram mbere ko nyegura umwenda nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram ya Pamela urumva bavuze ko urugo warusenye watumye haba ikintu kitari cyiza hagati y'umugore n'umugabo yego reka nkuzuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba utameze neza ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo ubuzima tubamo niko bigenda bibaho uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi bari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana nkunda kubabwira ngo ntimugacike intege niba ugihumeka bikaba byakomeye cyangwa byakunaniye ongera shaka imbaraga muri wowe uhaguruke umve yuko biracyashoboka naho igiti cyatemwa kirashibuka uko byagenda kose nakiriye uyu mukobwa uyu munyarwandakazi mubona kuri kamera uyu munsi ntago ari ubwa mbere mumubonye uyu munsi ifoto ye irimo iratrending ahantu hariho hose ku mbuga nkoranyambaga ntarabigeraho ndashaka ko abantu badukunda abantu badusapotinga muzaze mu Isimbi Pictures tubafotore neza cyane mwishime utunga urwibutso rwiza nguhereyeho ko nabonye ufite ifoto abantu bakunda ko nabonye ifoto y'abantu bayikunda kwigiye ko tuzamura ko birangiye dukize abakeneye gukora booking baze mu Isimbi Pictures uhamagaye 07825103 Emeline ikaze murakoze uri mwiza ndabashimiye uri mwiza iyo umuntu amubwiye ngo mwiza ntabwo aseka murakoze ndo wakanga bikubwiye uyu munsi bose usanze ari we wa mbere niba nta boyfriend ubwo turaza kumenya ukuntu ibintu bimeze nawe cyagenze guteze ibikize ibyo ngibyo nabyo pe uze birashoboka nawe abasore murangariye mu biki abantu babuze umugore mwiza dore nguyu bambariza Emery umeze neza meze neza biragenda cyane gerageza uvuge cyane nk'umuntu ukora podcast meze neza cyane banza wibwira abantu bamenye uwo uri we ubundi ikiganiro gitangire nyuma nkuko Sabe babwiye nitwa Emeline nkaba mfite podcast nkora kuri YouTube yitwa Popcorn Podcast Popcorn mu bundi buzima busanzwe nkaba ndi n'umukinnyi wa film ariko utayemazemo igihe kinini ako nyine bimazemo nk'umwaka maze gukina film 3 hayitwa Family Issues Siblings n'indi yo kuri zacu Kariza wa Karisi iri hafi gusohoka yego nizo ngizo zonyine niki cyakozanye muri filime nuko bikunda byaje gutyo gusa ukivuka ubyiyumvamo uhituza cyangwa hari ahantu byaturutse oya nakuze mbikunda nakuze ubikunda ninde wabigukundishije uwo wabonye akina cyangwa se usanga ari n'akantu wakitinze wanyu umuntu akavuga atari ko wava nk'umukire
cyangwa byarizanye gutyo? Ntabwo ibyo nabitekerezaga ko nzaba umukinnyi wa filime, ariko narabikundaga. Nakundaga filime cyane. Yego. Urakina? Ndakina nyine, nza kugirirwa amahirwe banjyana muri projet, ndakora nyine mbona ndabishoboye. Imana igenda ibyongera gake gake, hagenda hashya gake gake. Mwabyumvise, umukobwa yitwa Emeline, akaba asanzwe akina filime, niyo kariya abamo, akora na podcast yitwa Popcorn. Ni ukuvuga ngo mwakabaye mukora podcast murya ibya bintu nyine umuntu arya areba filime. Siko byakabaye bimeze? Turabirya ariko niba atari ko bimeze rero turaba tubacishijemo ijwi. Oya, turabirya rimwe na rimwe. Mwakabaye nyine mubikora buri gihe ari byo muri. Twe tumaze iminsi turi mu karejime, ariko turongera tuzisubireho. Yego. By'umwihariko muri iyi minsi ibiri ishize, yego, kuva muri weekend kugeza uyu munsi, uyu mukobwa yavugishije abantu cyane, yaratrendinze cyane, video, amafoto, n'abantu bamuvugaho andi magambo menshi birenze n'ukuri, cyangwa se bakanashyiramo igikabyo. By'umwihariko uyu munsi namutumiye kugira ngo tuganire, tumenye mu buryo bwimbitse ubundi byagenze gute, uretse n'ibyo tutarabigeraho, ubundi ni muntu ki, akora iki, aba mu biki, kugira ngo abeho i Kigali nk'umukobwa, umwana w'umukobwa ashakishiriza mu biki. Reka mpere ku kuntu asa. Nabonye usa neza cyane, ntabwo nzi kuri kamera ukuntu bimeze, ushobora gusanga biteye ubwoba kurusha ibyo yewe ndeba. Ninde wagukoreye makeup? Mpereye hejuru. Amandine. Amandine. Yego. Akorera he? Akorera mu Gisimenti. Cya Gisimenti se cy'igisimenti cyangwa nahandi? Igisimenti nakigiye muri mwe nsanga ntago hagiye. Akorera hehe? Akorera mu Gisimenti, ahantu bita kwa Mutsindashyaka. Adresse? Adresse naba nkubeshye. Nta nimero ya telefone se cyangwa ntago bayitanga? Ahubwo reka mbahereze nimero. Byabasamba nimero. Mbarebere nimero. Baze kutubwira niba bagusize neza. Niba atari fresh, noneho baraza kwisomera commentaire. Muze kutubwira uyu mukobwa wamusize neza cyangwa si neza. Niba ari neza, reka mbabwire nimero nyine abantu babona ari sawa, baze kumugana. Ni 07 82 22 84 10. Ndazisubiramo. 07 82 22 84 10. Abantu nyine muri bukunda ka makeup. Ngo no kuri Instagram barahari. No kuri Instagram. Hari brand ambassador hano inyuma urimo arabivuga. Bamwe. Nanigiye kumuvuga izina. Ego. Afite na Instagram. Naho ni Amandine Makeup. Tumubona kabisa. Okay. Twinjiye mu kiganiro uhereye aha. Mu by'ukuri uwamusize ni inshuti yacu, asiga neza, abikora neza. Kwa kundi ubukeneye ibintu bidasakuza ariko byiza. Kwa kundi rero umuntu ukaba utapfa kumenya niba yakoze makeup cyangwa yayikoze. Hari abantu bagusiga kabisa wajya mu kiganiro, wajya mu rugo wakwireba ukavuga uti najyaga ibi ni ibiki ko? Ariko nukuri Amandine abikora neza kandi ukaba wasiba nimero umuntu wagusize. Ariko hano ndabona ari fresh. Nuko Amandine abikora neza kandi. Dutangiriye aha ngaha. Emery, wavukiye hehe, wakuriye hehe? Ibi bintu wabyisanzemo gute? Donc navukiye i Nyamirambo, Nyakabanda. Nyuma mu rugo baza kwimuka bajya kuba Nyamata. Yego. Ni ukuvuga ngo wakuriye Nyamata, ni naho wegeye amashuri yawe? Niho nigiye amashuri ya primaire. Ariko nyine segonderi nigiye Muhanga, niga ni Kabuga. Mu ndangaburezi se? Oya. Ni ikigo cy'amazi muri Nagwera. Abayarize ku kigo. Wamaze utse ishuri ryawe washaka kubyinjira bakatabwira ati oya ni Muhanga urumva hariya mu mujyi. Oya. Nahani Muhanga biti Cyeza, Mama Nsera, ni Nagwera. Niho nize troncome. Then A-level nyigira Kabuga. Yego, muri Apayeri. Yego. Wasoje segonderi ryari? Maze imyaka 3. Gusa? Yego. Nyuma ya segonderi? Kucyongera. Nyuma ya segonderi, okay, donc ntabwo nakomeje université, ariko nyine biri muri gahunda. Biri muri gahunda. Ni ibiki bize muri segonderi abantu mwiganye bakwibukira hiki? Bakwibukira kuki? Okay, nize tourism. Ako se buri ikintu wanyibukiraho. Se cyaburara cyangwa tuzigitegereza muri commentaire. Ubishatse waki? Ko ndi umuntu
ntabwo nakunda kuvuga cyane urumva yako tubwiza ukuri cyangwa se baza kutubwiza ukuri akantu banziho nakundaga gushwana na animatrice dupfa ko natinze kubyuka nicyo ngicyo nicyo cyonyine nicyo abantu banze gora nyine njya kwiga ntinze ninjaga class inyuma kabaga tumeze gutyo watekereje bya podcast gute intego yari iyi numva mfite umushiti wanjye abantu benshi baranamuzi ni umustar numva abyemeye araza kubyihangana ko ndaza kumuvuga urumva umushiti wanjye Kenya bamuzi nka Madederi ni umushiti wanjye yarandebye nyine mbonamo icyo cyizere cy'uko nabikora kandi nabishobora ampereza akazi kumbi ni business ye business abanyarwanda akazi barashakisha kumbi aguha akazi amakazi pe intego yari iyihe rero abona biragenda ya podcast intego ya podcast nuko yambonye donc akamboramo icyo cyizere intego y'iyo podcast ni iyihe ni ukuvuga gusa cyangwa ni ukugira ngo abantu runaka babakurikira urubyiruko by'umwihariko nabonye utuntu mukora tw'urubyiruko biragoye ko nk'umuntu w'umusaza yagira igitekereza kuramo ntiyabyibonamo n'iby'urubyiruko intego niyo kugira ngo mu having fun muvuge gusa cyangwa hari ikindi mugamije no kugira ngo nyine akenshi abizi nk'urubyiruko hari ibintu tugenda duhura nabyo cyangwa nk'abantu akenshi niba ujya ureba content ibyo biganiro biba bifite content nyinshi zitandukanye nk'urugero nk'umwana wakuze arerwa na mukase ibintu tunyuramo nyine byerekeye na depression ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tuba tugira ngo tubabwire nyine tugerageze guhana ibitekerezo nyine nk'urubyiruko okay hanyuma uza no kujya muri filime nayo niyo wakujyanyemo oya nagariwe reka twabyumvise ni management uri muri management nagariwe yego kubona umwanya muri casting yo muri Zacu TV ntago byoroshye gutatabigizemo uruhare se Kenya yego ahubwo duhura niho twahuriye mwahuriye muri casting waje gukina twahuriye nyine muri Kariza wa Kariza yego okay hari ibice byatambutse wakinyemo se oya ntabwo irasohoka ariko ica kuri televiziyo ntabwo ica kuri YouTube menyekana cyane n'ibindi bibazo bibamo umukobwa ahura nabyo ndetse n'ibindi bakabikabiriza wowe bakubwiye iki mbere yo gutangira gukina ni izihe message baguhaga mbere yo kubijyamo njya gukina filme ubundi nagiye mperekeje umushiti wanjye muri casting baramukastinga turataha no dutashye umudirector ambwira ko nawe ndabona wabishobora ndambwira ntabwo nzi ko nabishobora kuko njye ntinya kamera cyane ntabwo nzi ko nabishobora turataha birangira aho ngaho turataha noneho bagiye gushutinga iyo filme nabwo nsubirayo mperekeje umushiti wanjye kuri set urumva none hanaje hari umuntu bari bakastinze ntiyaboneka ntiyaza arambwira ati kugira tumutegereze bahita meza script bambwira ati soma ureke ibintu wabikora ubu uragerageje ndabikora bambwira ati we uko bishoboye byarumye uko bishoboye nuko nyine natangiye tabona ko mbishoboye then nza kubwira mama umuntu nabanje kubaza ni mama ndambwira se ko nabonye amahirwe yo kuba nakina filime kandi ubizi neza ko kuva cyane abikundaga hari ikibazo mama n'umuntu nyine utajya ukunda guca intege arambwira ati wagenda ukagerageza ukareba biri gusaba iki kugira ngo ujyemo musana nyine ukuntu byagenze ambwira go ahead nta muntu waguciye intege ukibitangira ubwira abantu uti ndi muri sinema ndi kugerageza urumva abantu baguca intege ntago babura hari nakubwira ngo se kujya muri filime ko tuzi ko bitoroshye buriya nta kintu bagusabye ibikiri kugira ngo ukine ego n'amagambo y'abantu urayazi ndabwasha ntacyo pe ndabasobanuka ati shawe ntago wabishobora
none iyo filime isohotse wari hano muri comment hari ukuntu nyine wumva ucitsemo intege mu kuntu ariko nyine iyo ukunda ikintu uragiharanira. Ntabakubwiraga ko muri filime bazagutera inda, uzamenyekana, uzaba bibi, bla bla, utuntu nk'utwo ngutwo benshi mu bakobwa nibyo babwirwa, ariko mu buryo bugamije kubaca intege. Ntago ari mu buryo bwo kububaka cyangwa se kubereka ko hari ibindi bakora. Ni ukubaca intege. Ucitse intege ahita bivamo, cyangwa se wanageramo warangara bakayigutera. Ibyo njye ntabwo nigeze mbiburamo nabyo. Iyo ugize Imana ugasanga nyine groupe mugiye gufatanya cyangwa mugiye gukorana, ugasanga ni sawa, mumeze nk'abavandimwe, nta muntu wifunga urimo, ibyo naba ari sawa cyane. Njye ibyo ntabwo nigeze muramo nabyo. Sawa cyane. Hanyuma iyo umuntu aje mu bintu nk'ibi ngibi habamo ingaruka. I know. Iya mbere nini kurusha izindi yatangiye. Wayitangiriyeho. Nk'uko nabivuze tugitangira muri iyi weekend, nahereye kugira ngo mubanze mumenye ubundi Emeline bavuze, baberetse, wavuzweho ibintu byinshi kuri Ben n'urugo, ubundi ni muntu ki, munabimenye, mwumve yuko asanzwe akina filime n'abandi bazakenera kumukinisha cyangwa kumuha akazi no mu bindi uretse no gukina muri advertisement n'ibindi bitandukanye, wamwihera akazi. Izina rimenyekanye nyine uribyaza umusaruro mu buryo bwiza, ariko kuko arabibyaza umusaruro mu buryo bubi, bwo nyine kabaye. Hanyuma twinjire mu kibazo cyawe. Benshi bafashe nkaho kiremereye ku muryango wa Ben. Wisanze gute hari ahantu kugeza iriya saga ibaye cyangwa se bihindutse saga? Ndagira ngo abantu baze kugerageza banyumve neza. Duhukuri kubera yuko hanze havuzwe byinshi, ariko buryo utarumva nyir'ubwite ntabwo wamenya ukuri kw'ibintu. Yego. Ndagira ngo abantu baze kunyumva neza kandi cyane. Ukuntu ibintu bimeze, reka mpere uburyo njye na Ben twamenyanye. Murabizi abafana, hari abatekerezaga ko ngo ari umukobwa Ben yabonye rimwe barimo barafata amafoto agahita amukoraho biriya bintu babonye. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo uhere muri roots uko byagenze. Ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo bishobora kuba waba uhuye n'umuntu bwa mbere ngo ibintu bigenda nk'uko abantu babitekereje, sibyo? Reka ntangire ukuntu njyewe nawe twamenyanye. Donc hari groupe, sibyo? Cyangwa murabizi abantu b'abafana. Kwa Ben rero hari groupe zihari zerekeranye n'indirimbo. Njye Ben twahuriye muri groupe yitwa Habibi Family. Murabizi hari indirimbo ye yitwa Habibi, sibyo? Hari n'izindi zitwa Naremeye, hari n'izindi zitwa Vazi, murazizi. Ben twahuriye muri iyo groupe. Hari igihe kijya kigera Ben akaza guhura n'abafana be. Bitewe n'ukuntu babaganiye muri iyo groupe, igihe kikajya bagahura. Njye naho ngaho nahuriye nande na Ben. Yego. Tuba inshuti. Ben ndakeka abantu bose bazi Ben, sibyo? Ni umuntu ni umwana mwiza pe kandi cyane. Kandi ni umuntu ukunda abafana. Ni umuntu ukunda gusabana n'abafana. Twe byageze aho ngaho n'abandi bashuti tubana muri iyo groupe bijya aho ngaho nyine tumfata nka musaza wacu nadufata nka mushikiwe. Hari ahantu rero ukuntu byagenze. Hari Musanze. Nta nubwo ni Musanze honyine twagiye. Ni Burundi twari turiyo, Uganda twari turiyo, ni Musanze twari turiyo pe. Kubera gufana gusa. Ndamufana niwe muhanzi wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose. Nkunda n'indirimbo ziwe. Urumva? Kuntu hari Musanze rero byagenze icyo kintu ngira ngo nsobanurire abanyarwanda bacyumve kandi bakiteho, bareke no kwibaza ibindi ku ruhande. Naragiye igihe cyo kwifotoza cyagezeho. Hari session y'amafoto ateganyijwe ku bantu bose baje muri concert, cyangwa hari uburyo bwihariye mwe mwagomba kwifotoza? Nta buryo bwihariye bwaye burimo. Uwabonaga amahirwe agerageza gushaka amahirwe yo kwifotozanya nawe yarabikoraga. Hari muri backstage, hari muri public, hari he? Yarinjiye. Urumva yaje nyuma abafana twahageze kare. Urumva arinjira. Yinjiye arazamuka ahantu hejuru muri VIP bari bari kwifotoreza, bari bari kwicara.
twari turi hasi twumva ko igihe cyo kwifotoza kigezweho n'abandi bashiti bacu tuvuga ati reka duprofite tujye kurya ifoto mu stade shana nagiye nanabishegeye pe kwifotoza ya n'umustari danayirya urumva nagiye nabishegeye n'ukuri urumva ifoto y'umustari nta muntu wayanga noneho umva nk'ukuntu twari dusa ni umuntu wisanzura ku bafana be pe njyewe ngezweho tugiye kwifotoza donc mu gihe twari turi kwitegura tugiye kwifotoza aramfata hari uburyo byari byateguwe kugira ngo abantu bisobanukirwe neza hari uburyo byari byateguwe ku buryo wifotojwe wenda nk'amafoto 50 yawe akaba ariyo iba ikibazo abantu benshi bifotozanyije nawe benshi abo sinzi impamvu ifoto yanjye ariyo yagaragaye cyane turaza kubigeraho ntago nzi impamvu urumva oya turayishakisha turayibona aha urumva twagiye tugiye kwifotoza mu gihe duhagazeho tugiye kwifotoza umugezeho ndagenda mbwa hayi ahansubiza hayi mu gihe rero ndi kwitegura ko twifotoza ankozeho ahita yumva ikintu kibyimbye yumvize imbunda bena yumva ikintu kibyimbye urumva ahita akambwira ati utambwira ko wambaye ibyo bintu by'abapfumu nyine nari nambaye ishanga donc sinzi abantu ariko ndakeka abantu mwese udushanga ndi twatungira ngo n'amasaro twambara amasaro ko utuntu tw'amasaro tujya twambara mu nari niyambariye ishanga akozeho yumva ikintu kibyimbye ahita utambwira ko wambaye cya kintu cy'abapfumu none abantu bari kuvuga rero ngo nahise ngo mureba nabi ngo ibiki n'ibiki ngo nago tuzanye nese ngo bayiretseho gato abanza badufotore urumva donc wavuganye nawe nk'umuntu musanzwe muziranye kuko ndi umufana kandi turaziranye ajya agera igihe akaza agahura n'iki n'abafana nuko nkoro byagenze mitambwa ati baretse gato rero babanza badufotore baradufotora n'akavideo karafatwa ari kumbaza ati si ikintu ni iki cyakuru nyine donc urumva yankozeho nyumva ikintu kibyimbye tavuga ati se iki kintu gitambwa kwambaye cya kintu cy'abapfumu buryo ni iki kibambara hano tumenyeramo n'amakuru hari ikintu umuntu ashobora kwambara se iki akenshi nawe murabizi bajya bavuga ko ibintu by'amasaro n'ibiki ari ibintu by'abapfumu rero nawe urumva niyo rangaje yabimbajije ambwa tutambwa kwambaye cya kintu cy'abapfumu abantu bavuga ko namurebye nabi ntabwo nigeze muri ana ndi kuvuga ati bayeretse gato abanza dufotore turarika baradufotora nguvuga nto hise umusobanurira impamvu ntabwo nimba mwarabonye video neza ngiye kugenda nese mubwira ngo nishanga nambaye tumwe ngo nta kibazo genda ndagenda nicyo gihe merukana nande na Ben ukira aho ngaho rero uravuze uti reka mpere ku kintu ejo numvise ejo Jihad yakoze ikiganiro avuga ko yari ahicaye yego ndetse ko mwari mwicaranye na Jihad yego ngo arakubaza ngo wa mwana we ko wambaye ibi bintu mwikanzu imeze itya ukabona agiye gufata ifoto biraza kugaragara biti yego ntiwamwumva uragenda urumva Jihad twari twicaranye yego niko byagenze pe abarambajije ngo ese ubundi yarambwiye ngo wakuyemo icyo kintu wambaye ko kishobora kuza kubyimba muki mwifoto ko n'umushito wanjye twari twaze nawe yari yabimbwiye ntiwamwumva jewe sinamwumva ndavuga ati nese wari gukura nta hantu wari bukubona wari gukuramo ishanga hari ahantu urumva byageza ngiye gutunganya ikanzu ujya kurya ifoto ujya kwirira ifoto uhageze rero video mu gufatwa abantu benshi bafashe Ben nk'ikirara nk'umugabo tubaho umugore we bavuze ko yagukuruye umwambaro w'imbere ko yagukuruye ikariso ari nabyo byatumye abantu bamukorera bullying biriya bintu ntabwo ari byiza donc gutuka umuntu muri abo buryo ni bullying nuko sanabyita gute bavuze ko ariyo yakuruye rero je sinzi ukuntu abanyarwanda duteye sibyo ako bya bintu je mbifata nko gukinira ku buzima bw'umuntu no kuri famiye ye manano abizi ifitiye famiye sibyo ariko nyine sinzi ukuntu ngiye nasana biriya bintu ako bya bintu ntabwo ari sawa kabisa hari icyo kintu narimbajije kugira ngo giclearing benshi batekereje ko ari umwambaro w'imbere yakuruye bavuga ko bidakwiye ku mugabo nabasobanuriye ntago ari umwambaro w'imbere yakuruye ishanga nimba abantu banabizi neza umwambaro w'imbere ntago ukururwa kuriye
umwambaro w'imbere bisaba ukurure ufata kandi nari nambaye ikanzu ifashe kandi urabona ko yarakururaga igakururika ni ishanga ni umugozi nari nambaye mu nda abantu batazi ni ishanga mugenda ahantu bakunda gucuruza ibintu by'amasaro bacuruza ibintu bya made in Rwanda mubabwiye babereke ishanga ukuntu yari imeze ntago umwenda w'imbere ntawo kururika kuriya wapi ni ishanga yari ari gukurura ubwo niki cyatumye rero video uko ubitekereza wowe video yawe hita ijya hanze mu buryo bwihuse abantu bagahita batangira kuyikora nuko babonye hari nyinshi zafashwe nabonye atari imwe ni nyinshi kuki yawe ariyo yagiye hanze abantu bakayitekerezaho cyane wowe uko ubitekereza nge ntako mbitekereza sinzi n'uwo wafashe video sinzi n'uko yayifashe sibyo ako n'undi abantu bari barimo barafotora sibyo nta muntu ari kumubuza gufata iyo video n'abanyarwanda nabasobanura ukuntu ibintu byagenze ndagira ngo mbabwiye ko uriya atari umwenda w'imbere yari ari gukurura yari ishanga yari arimo arakurura yari ishanga imiterere yawe ngira ngo iri mu byatumye abantu baguhanga amaso cyane kuruta uko barebye abandi bakobwa ari nacyo kintu abantu bahereyeho bakugereranya na Miss Pamela reka umuntu rero azira uko yavuye ariko sha noneho ndumiwe aha Sabeni Barambwira ahubwo reka tuganire imiterere yawe nkeka ko iri mu byatumye abantu bahita babitekerezaho cyane nge hagati aho ngaho man nge Pamela na Romodo wanjye ndamukunda cyane 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 kimwe nuko nshobora no kujya kwambara nk'umwenda urukumva nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram mbere ko njye gura umwenda nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram ya Pamela urumva kubera ukuntu mukaba wahitamo ako gasitire ukaba nahitamo ako gasitire kuko nakamubonye kandi bavuga ko yambara nabi inde se wambara nabi kandi ugize ntibijya bica hose kuri social media bati couple nayo bati sha birabareba wowe ni Romodo njye ni Romodo wanjye pe ubwo niba yambara nabi nanjye nambara nabi ikibazo mu byavuzwe mu itangazamakuru ngira ibyo nshingira bavuze ko urugo warusenye watumye haba ikintu kitari cyiza hagati y'umugore n'umugabo kubera uburyo yakurebye n'uburyo abantu babyenterpresa byaba ari byo cyangwa nta cyabaye njye naho kuko njye ntago njye Ben muherukira hari ahantu urumva rero kutari siri ko hari icyabaye kuko urumva ariko yaratashye ajya kubonana n'umugore njye kuri njye mba ndimo mana mba ndi kuva nabona video nanjye ntago ndabona amahoro pe mba ndimo ndasenga man njye ra couple ndayikunda cyane cyane ubwo batandukanyije ko hari ikintu kibi waremye hagati yabo igiki se naremye iki none se Emery biramutse bibaye ku mugabo wawe akabikora ku wundi mugore we wabyakira gute uko bitekereza bigenze uko byagenze se yego ari umugabo wawe wabikoze wakumva nkaho wabifata nkaho nta cyabaye cyangwa hari uko wabitekereza wenda bitewe n'ukuntu mubanye nanone ntujye kure ntutekereze cyane rero buri muntu wese afite uko abanyeho n'umugabo we sibyo iyo wizana n'umugabo wawe akaza akaguhereza impamvu yatumye icyo kintu kiba kubera iki ntamwumva wowe ntaribi kubera iki icyambere cyo ndamwizera ni umugabo wanjye tubana ubuzima bwa buri munsi ku munsi nimba dega yabayeho nk'iriya reka tuyite dega sibyo yabayeho nk'iriya akaza akansobanurira niyo yaba atari iriya ikindi icyo ari cyo cyose ariko akaza akansobanurira bitewe n'uko tubana cyangwa bitewe n'uko muzi kuki ntamwumva nta kibazo wabigiraho nta kibazo njye nabigiraho bajya bavuga ko nta nduru ivugira ubusa ku musozi yego umubano wawe na Ben ni ugufana gusa umuziki ku buryo uva hano ukajya Kampala ukava hano ukajya Bujumbura yego kubwo kumukunda gusa naramufanaga kuva cyanyiri umwana no mu rugo barabizi yego ubwo rero ngashaka kumenya ngo niki cyatumye umukunda bigeze aho ngaho ukiri umwana uko nakundaga indirimbo niki cyatumye ubwawe muri wowe ukunda Ben bingana gutyo kugeza ubwo noneho utangiye kumuzira wese zo kumuzira kubera indirimbo ze kandi nta muntu udakunda ifoto buriya nta muntu udakunda kwifotozanya n'umusitari ngeze ngiye gutunga ifoto muri telefone yanjye ndi kumwe n'umusitari urayifite se nibura cyangwa wayisanze hanze gusa nta nubwo ari niriya yonyine nta nubwo ari niriya yonyine hari umunsi twigeze kumubona turaprofita
Nyikwereke hari icyo bitwaye se shanda yikwereka y'umwaka ushize kanze nyikwereke ibintu byageze kuri next level ubundi kwibaza ikintu mama watekereza mama wanjye mama wanjye nta kibazo afite ko arabizi ko ari umuntu mfana cyane pe ariko wari ukiri gato cyane okay aho ngaho nari narabyibuha reba ifoto ngiye iyi foto kandi imaze igihe urumva ko naho ndabona nta kibazo ndabona ari sawa sawa iki nyine ukuntu ugaragara kuri iyo foto ni byiza ushatse kuba nta makeup nisize oya kuri iyo foto nabyo ni byiza nk'uyu munsi wajyushye ryari muri iyi minsi muri iyi minsi nibwo nabyibushye cyangwa stress irakubyibushye ariko we hari abantu abanyarwanda ubundi ubu hari abantu yagize stress abyibuha cyangwa se yakora cyane akananuka cyangwa yagira stress akananuka rero ni ukuvuga ngo stress irakubyibushye utimbyushye muri iyi minsi neza urumva nawe ugusubiza gute sabe mbara nawe umbwire urumva nawe ugusubiza gute koko aha niki byaremye muri wowe rero Emeline niki byagukozeho ku buzima bwawe umwana w'umukobwa kandi burya icyo ari cyo cyose kibi kivuzwe ku muntu uko byagenda kose ntabwo kigenda gutyo gusa hariyo gisiga cyangije ku buzima bwawe mu marangamutima no mu buzima busanzwe ubamo yewe cyane cyane cyangije amarangamutima yanjye n'ubuzima busanzwe mbamo ibaze ko nzajya ako yesu we ibaze ko nzajya ahantu bati dore wa mukobwa byagenze gutya na gutya The Ben yageze ariko gutya na gutya gutya na gutya kubera iki video ifoto dafite n'iki sobanuye ifoto ahubwo kubera iki ifoto nziza ifoto ngiye kujya ufata amafoto wigengesereye muri metero 5 ni ukuvuga ngo hagati yawe n'umusitari ngiye kujya cyangwa nka metero ifoto utingiye kujya nyifata unashyizemo metero pe kubera iki se icyo wishinja ntacyo nishinja ariko mbaye ikintu byangije ku marangamutima yanjye n'ubutaha ntabwo shitani ariko ushobora kubuta muzi none se Pamela yageze guhamagara cyangwa se ubona ibimenyetso bigaragaza ko ibyo wakoze ibyo ubuse n'ibyo wakoze cyangwa n'ibyo Ben yakoze bitakiriwe neza mu muryango we ntabwo yigeze amamagara nta n'ikibazo yabigizeho na gitoya ntacyo nta n'icyo wishinja ku mutima wawe iki se ndishinje ko ngiye kwishakira ifu hari abavuze bati aba bakobwa b'Ikigali nabo ntiboroshye ariko sha bati umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ubundi akugezeho byarangira gutyo gusa hari n'abavuze ko ngo nyuma birangira bashaka birangira gute ahubwo kandi bavuga ko hari uko nyuma bitarangiriye hariya nyuma y'ifoto ngo byarakomeje nganyumvira none ngerega zizi ni size za Ben size za Ben se barazizi arazibabwiye kandi tubona Pamela nibyo ngibyo bashingiraho nese Pamela ni umugore we si wavuze uti umuntu azira uko yavutse nyine ngiye nanjye navuze ko kwambaje ngo bangereranyije nawe nenda uvuga ati se nzira uko navutse bashingiye kuri taye bashingiye n'ubwiza erega ntago uri mubi wa muntu cyangwa wumva uri umugisha Imana iduhana wumva uri mubi ku buryo tudakwiye guhangayika ariko se shaho Emery man Ben na Pamela ni babareke bafite uko nabo man ubundi ndakeka nta n'ubusobanuro ubundi agomba abanyarwanda ni umusitari okay ni umusitari nta mahitamo sibyo iyo izina rizwi nta mahitamo ariko se ubundi mu gihe muri famille we nta kibazo gihari we nta kibazo bibonamo nta kibazo mbibonamo ubundi Emeline wa nyawe hari abakobwa babiri bari amafoto y'abakobwa babiri gusa umuntu atitegereje neza yatekereza yuko ari wowe ubundi Emeline wa nyawe ni amazina yawe hanyuma se undi tuba abantu bazi niba ngo Uwase Isheja Emeline nabo niko nabibonye Uwase Emeline Isheja amazina yanjye ni Kwizera Emeline ntago ari Uwase Isheja ni Kwizera Emeline hari ikintu twatanga cyangwa nta mukobwa turanazanye n'inshuti yanjye uwo nguwo witwa ubundi witwa Emeline uwo wanzize nawe buriya yaranzize nawe muraziranye turazanye n'inshuti yanjye ntago ari gusa mubana muri groupe
urumva oya ntago tubana muri group muraziranye gusa twize ku kigo kimwe Troncom. Mu nshuti zawe mu muryango wawe bo babyakiriye gute bo niki bakubwiye kuko kubona umukobwa wo muri famiye bavuga ko ari ikirara abagiye kwibambaza ku bahungu nabyo bari ikibazo kuri wowe? Icyambere cyo mu rugo arabizi ko nakuze kuva kera nyiri umwana tuvido cya bajyaga bamfata ndi no kurimba indirimbo ziwe ukumva abantu bazi n'ahantu nize Troncome nari mfite ikayi yabaga irimo indirimbo za The Ben. Bivuze ngo usanzwe uri n'umuririmbyi urumva iyi cyabara narimbaga muri korali baya wambajije akantu kwishuri baga ngiye nari nskrimba kera nkiga muri secondaire nari nskrimba naridirije muri korali. Ngo waridirije? Naridirije muri korali yanyaye se? Yanyaye cyangwa bya bindi umuntu avuga ati twebwe nk'abakobwa genge duhise dukora korali? Oya nta bya genge. Urumva mpuza ngo buri munsi twese turasenga. Genge ya Yesu se ntizibaho? Genge ya Yesu. Urumva? Urabizi mu buzima busanzwe twese turasenga. Kandi urabizi ku ishuri muri interna ntago twabaga twemerera gusoka ngo tujye gusenga hanze. Twakoraga nimba wenda ari Protestant ari abakatolike ari abaki buri muntu wese yabaga yemewe gusengera mu itorero ashaka. Rero umunsi wabaga uteganyijwe wo kujya gusenga. Twaga rero dufite korali ngiye narasengaga cyane n'ubu ndacyasenga cyane. Abantu batumva mvuze ngo narasenga bagiye ngo narabiretse ndacyasenga cyane. Ariko iyo umuntu amaze kumenye kugira muri ibi bintu hari ibintu byinshi areka. Ibikisi ibi ngibi byo kumenyekana benshi ntibasubira gusenga. Byose n'Imana iba yabikoze. Uracyasenga cyane. Imana ishimwe. Byose rega n'Imana iba yabikoze. Rwa rukundo wakunze Ben rutuma umuherekeza no hanze y'u Rwanda. Abantu bakwegereye babumva ari gusa ku buryo n'abanyarwanda bakwiye kubifata nk'ari ibintu bisanzwe. Yego. Fata tugiye indege ukajya Kampala. Cyane. Ko mukunda bidasanzwe? Birasanzwe sabe. Genda umva bidasanzwe. Nese nkubaze. Nde nta muntu ndakurikira niyo mpamvu. Reka manze nkuba. Yego, mbaza. Reka manze nkubaze. Ha mu Rwanda nta muhanzi ugira ukunda? Ese ko ndi umunyamakuru mbakunda bose. Twirengagize by'ukuri umunyamakuru. Tubishyire ku ruhande. Oya reka nyine tube tubishyize ku ruhande gatoya. Nibwo nahita tube tubishyize ku ruhande gatoya, sibyo? Nta muhanzi ugira ukunda. N'abanzi nimwifate nabi ngo yakoresheje ikimenye buri muntu wese uburenganzira bwo guhitamo. Barakifaya se ntitubakunda. Nagomba mu gatsata sabe. Neza umuhanzi nyarwanda nyengwaye urugero. Okay, sibyo? Buri muntu wese agira umuhanzi akunda. Ese ntabwo munyamubona muri stade iyo abahanzi bakoresheje ibitaramo hano muri arena umuntu aririmba akarira abandi bagafetinga. Nge se wari wambara ibintu rero babifita nk'ari n'ibya fake. Kuba Ben yabona yajya kuri stage umukobwa akagwa hasi akagwa igihumbi. Cyangwa se Meddy nibo bahanzi babiri byabagaho. Noneho nawe urimo uratubwira uburyo ufata indege ukajya Kampala ukurikiye Ben. Yigo ngiye kurya show. Nese kuri umuntu wese nafite uburenganzira bwo kujya kurya show. Noneho ampisi umuhanzi ukunda afite igitaramo kuba iki se ntajyo kandi mfite ubwo bushobozi bwo kujya. Ngafata indege. Udafashe indege se niwafata bisi kugeza Kampala. Ntago ari ngombwa indege reka. Uko ubushobozi bwawe bwose ufite wagenda kandi ukagereyo ugiye. Amaherezo yo gukunda Ben. Nzakomeza gukunda nk'umuhanzi nyine. Kandi baguciye intege nyine batangiye gukina. Ntabwo nacika intege zo gukunda umuhanzi. Kandi batangiye ubuse muzongera mwifotozera uzemera uhagarare wongere wifotozanya nawe. Nabyemera. Mbona amwe kujya kwifotozanya nese nyange. Ubu nawe utagusanga yahabutse. Ntabwo ibyo mbizi. Ntabwo byoroshye. Abonye uburenganzira. Amaye ubwo burenganzira. Kuba kise nakanga kujya kwifotozanya nawe. Kandi njye ntafite icyo nishinja. Niki byakuremyemo? Kuko social media ni nziza ariko iba mbi bitewe nuko yakoresheje. Ibyabaye babikoreye interpretation itari yo mu byukuri tuvugishije ukuri. Kuba Ben ni mu ruhame arabona hari abantu bafata video simpamya ko ibyo bamushinja yabikora. Nkurikije kuntu ari umukristo n'ukuntu ari umugabo ufite ni iki we byakuremye. Uriya mugabo ararengana, uriya mugabo arazira ko yanyibarije ngo yigiriye ubwagajya ngo nambaye ibintu by'abapfumu. Urukumva
erega n'udushanga ntago abantu bazi ukuntu twambarwa n'icyo tuvuze. Ishanga ni mana yo mwijuru ndumva umuntu uzaza n'umuntu asana uburyo yambara. Nge ntabyo nzi. Uzanazana umuntu aricyo kiganiro tugiye gukora gusa. Ahubwo se wowe wabikundishijwe n'iki? Nta bihuriye n'ubupfumu, nta bihuriye na kwambara ishanga ni kwambara amahereni, ukambara gakomo. Nibyo gusa. Ku bakobwa. Nibyo gusa. Shange gukozeho. Ishanga washanga. Aha. Ishanga n'ubu ngubu reka nkubwire uzanarishugunye mwana wo mwijuru. Cyangwa koko yari yavuye ku mupfumu abagukozeho. Ninde se yavuye ku mupfumu? Iyo shanga we nyine ikaba reka nkubwire mu byo twambara byose habamo ibyiza kabamo n'ibibi. Usanga umuntu atonze ayo masaro shayira ritongereye hari ukuntu yabikurikije amagambo mabi. Aravuga ati ambara maze bakubonesha. Ati ngaho genda ambara uberwe. Ntabwo uzongera kwambara ishanga. Ikosa. Umunana ryibagiye mu bitekerezo byawe ko nyine ishanga ari inkoze. Icyo byakuremyemo rero kugira ngo numve impact ya social media. Impact iri negative. Social media ikora mu by'ukuri izina rishobora kumenyekana nubwo abantu bagahita bakumenya pe. Ariko ukaba utangiye nabi ku buryo buri muntu azajya avuga ubu nka Aisha umuntu ubonye ifoto ya Aisha ari n'umuntu urabona batwereka Aisha ngo muri 70 gagitegereje umugabo rero ubu ngubu nka Aisha nkeka ko nawe yahabutse kandi yari akana keza kiganirira gasetsa abantu azize kwivugira ariko bazize ijambo rimwe gusa. Ijambo rimwe iri none nanjye ishanga do uzize ifoto ariko nabonye no kuri Instagram uberwa bajyeho bajye birebera biyogereza amaso. Niki byakuremyemo? Shasabe reka nkubwire igihe ibintu ntago nari mbimenyereye pe ntakubeshya. Ubu ni karibu bagwaye karibu ntago nari mbimenyereye. No ku munsi w'ubukwe inkuru izakorwa bazabivuga. Ubukwe bwawe igihe uzabukorera batuye ni wa mukobwa murabyibuka wageze guteza saga we na The Ben byagenze guri. Amani bino bintu birababaje tu. Birababaje kandi cyane. Kubona umuntu azira akantu nka kariya ahubwo nyende gusenga Imana yo mu ijuru yongera inyumve pe. Ntihagire ikintu yangiza ku mubano w'abari abantu. Kwira ni couple nkunda. Nta wamenye. Oya none Imana nago yabyemera. Koko Ben tumuzi nk'umuntu ukunda gusenga nk'umugabo wiyubaha. Bavugereka ko ari wowe wamugushije. Indese wamugwishije. Ugira ngo babishinja Ben baravuga batareka abakobwa muri iki gihe bakazana amafoto yawe abaho nataba. Bati do dore n'ubundi dore nguyu. Namugwishije gute ngiye kwifotozanya nawe se? Oya. Nuko utari ikiganiro cya Jihad nyine bura wahabutse. Ben ni umuntu yubaha Imana. Nka Jihad we ukuntu yabivuze ubundi Jihad ni umuntu wicaye abisobanura nk'umuntu wari uhari. Avuga ku myambaro avuga ati abakobwa regana ukuntu baba bambaye. Nawe wakoraho. None se reka nkubaze ibyo byo gukora tubyihorere. Irasije yo kukurura tuyihorere. Kuko yo twamenye icyo yakuruye. Kuko mwabashije kumenya icyo yakuruye. Umuntu kuba yambaye umwenda nese umwenda wo mu kirori ni uwo. Nzambare jogging na jumper se nyene njye mu kirori. Ariko wambara ikanzu ubwo ikurekuyemo gato kugira ngo atabona ahantu akurura. Ari gukurura tese. Washasabe nawe rero reka nkubwire. Twitsire kuri cya kintu byakuremye muri Merine singusaza. Winsaza kuko nubundi bwayaza. Ngaho tubwira icyo byakuremyemo. Umva nkubwire. Sabe ngiye ko bino bintu ntago ngiye nayo mbimenyereye. Byane bwoba. Ntago nakubeshya. Byene kuba wicaye uziwena nk'ibintu byamaze gutuza mu gake waryama n'isahima. Umuntu agahita guhama. Wafungura telefone. Ugakubitana n'amavideo, ugakubitana n'abakubwiye ibiki buri muntu wese kukubwiye ibyo yishaki
abaguhamagaye abagufasha nk'ikirara muri iyi minsi noneho telefone zahamagaga n'ibyo ntuzaye neza bagaziri kumbazaho none se we ngo usanzwe uri ikirara none se usanzwe shamana ibintu byambayeho nanjye ubwanjye ntago nzi ukuntu nabisobanura ni ibintu byantunguye none ibintu bya gutya byo gusakara ku masosho media ni bwa mbere byari bimbayeho njye byanyitereye n'ubwo ku buryo utazakina filime se filime ntabwo neka kuzikina kuko ndazikunda ku buryo uzahagarika ibiganiro se sinzabihaga kandi kuko ni akazi kangaburira ku buryo utazasubira mu kirori se ndabuzwa nande se none se ubwo kuki ufite ubwoba wakwiturira ndatuje ariko buriya urumva utuje hamwe n'Imana ndatuza ariko ndatuje nta kibazo mfite Imana ishimwe ikibi ni ukwicara ntugora kwicara nyine bya bintu bihora bikugaruka abantu banabikoherereza none se batuyunguye noneho nabo ko bisobanura kugira umuntu akwandikiye akubaza bite amakuru bimeze gute ukajya ukora video iki shamana we cyakoze kwa munani bagomba gushya reka tugane ku musozo social media ni nziza nkunda kubibwira abantu ni imbuga nkoranyambaga uvuga ni imbuga zihuza abantu mu buryo bugamije neza uwazishinze we yaragamije neza ariko twebwe abazikoresha tuzikoresha nabi ari nabyo bitera abantu benshi kuzivaho cyangwa se abandi bakazikoresha nabi nabo mu buryo bwo kwihimura cyangwa se wo gushaka kugaragaza ko ibyabaye atari byo aba nawe yakora andi makosa hari n'umuntu ushobora gukoresha urwo rubuga agamije gusa ko abantu bamumenya gusa juste ni urugero ntanze ntabwo ari byo ni urugero nka Emeline akaba yagiye kuri Ben kugira ngo iyo foto ifatwe abantu bamuvuga ari cyo ngicyo gusa bibaho ariko we ntabwo aricyo yaragamije neza nk'umuntu usanzwe ufana Ben bamuzi n'ubundi nk'umuntu uri discipline hari abantu nabonye babigereranya na Bruce Melody bakamugaruramo bakazanamo ndengo urabona ngo we ngo hari ukuntu ibintu nk'ibyo by'inzangano mu bantu kandi bidakwiye erega abantu birengagiza nubwo abantu bari kuvuga bino bintu ariko babirengagije rega Ben twese turamuzi ukuntu ateye n'ukuntu ameze rero abantu nibareke kubyirengagiza erega kimwe ko ushobora gusanga banifite amahoro nta n'ikibazo bifitiye uko byagenda kose nabi bivugo bibageraho maze zaba nabo ni abantu ntabwo byabura kubageraho kandi ntibyabageraho ngo bavuge ngo ibi ngibi ntabwo tugomba kubitekerezaho nubwo umwe bibwira utati ntubitekerezeho ushobora gusanga noneho nabo mu miryango yo hirya nabo bari kubitekereza erega ibyo ntabwo tubizi nuko reka tugane ku musozo mwabyumvise Emeline uko byamugendekeye uko byagenze ntabwo icyabaye ari uko ari we washaka kwibambaza kuri Ben cyangwa se kugira ngo amukurure cyangwa se agira ibindi bintu agaragaza bibi kuri we muri sosiyete cyangwa se agamije gusenya urugo nk'uko benshi babivuze abakoresha ibitangazamakuru bitandukanye bikorera kuri interinete abandika amakomanteri mwabonye ibintu mwagiye mwandika nyir'ubwite arabisobanuye ukuri ni uko nguko ibirenze ibi ngibi tukaba tugiye kuruhanya Emery hari isomo wabikuyemo mbere yuko ndigeraho reka nguhe umwanya ubwira abantu bawe abantu bagukurikira mu biganiro kureba muri filime n'abakubonye bwa mbere ugira icyo ubabwira kiri ku mutima wawe ikintu nababwira ku byerekeranye na podcast guys iyo channel yitwa Popcorn Podcast mumfashe nyine naye muze musapotinge sibyo nanjye ndeko nazagera ikirenge mu turayipininga bagende bamurebe neza ndeko nazagera ikirenge mu cyasada sibyo no muri filme mukomeze nyine mudukurikira Family Issues turi gushutinga season ya 2 Siblings nayo mugende muyirebe ni filme cyashya yatangiye gusohoka nayo mugende muyirebe ibindi birenze aho ngaho Imana idahana umugisha nuko hari isomo byagusigiye buri kintu umuntu anyuzemo kimusigira isomo ryiza cyangwa se ribi ni iki byakwigishije ni iki bigusigiye nk'isomo nk'umwana w'umukobwa uri ku mbuga nkoranyambaga akaba abona impact imubayeho kandi nta kintu wigeze ugambirira kibi ubundi byangije kuko byangishije kwihangana sibyo kuko
kuko ugora wumva ibyo bintu ntago ari noneho kwicara wumva ngo wasenye urugo rw'abandi ntago ari ikintu cyoroshye byangishije kwihangana bingisha kwitonda nanone kwitondera abantu binyigisha inshuti sibyo kuko ubundi inshuti nyanshuti ibonera mu byago ubizanyazo wazibona kino gihe nicyo namenya niho navuze ngo inshuti zanjye zanyazo ni izi ngizi inshuti zambaye hafi nyine muri iki gihe nizo nshuti zanjye ubu ngubu hari umuntu uri bukoherereza indi link akubwira ati reka nkwereke noneho ibindi bavuze ubu burya si inshuti abagira ngo gukura umutima birushijeho ntago ari inshuti umuntu umeze gutyo uza kubaza ibyo areba cyangwa nk'umuntu akazavuga ngo bino bintu wabibo ako man ubundi abantu mwabaye gute ngo bino bintu wabibonye none se koko nibyo nese ntago nkoresha telefone njye inshuti nyazo nazibonye tu iza pirate wazibonye iza pirate nazibonye hasigaye kuvangura irondo n'ibisambo umeze neza ariko meze neza reka dusoze uyu mukobwa yitwa Emeline mwabyumvise hano hasi hari link ya YouTube channel n'ubundi akoreraho ibiganiro bakora ibiganiro by'abajene bakora ibiganiro by'umwihariko biri mu gihe cye muze mu supporting kandi nuko muze kujyaho muyirebe mujye no mu zindi video mwongere murebe Instagram witwa ngo iki Baby Emery yego Baby Emery Baby Emeline Baby Emery Emily line nayiriho Baby Emery yego muze kujyaho murebe ikindi kandi mumenye ngo uwanyawe ni uwuhe utari wanyawe ni uwuhe uwo mukobwa nawe arahangayitse yafashe niyo foto bamumereye nabi ejo aramamagara mbwa atari ko sintu biri kumbaho nibiki ndabwa nyine ihanganye harya nta boyfriend ufite nawe shasa ufite yerekwa se hari tambutse none se ngo ufite yerekwa ntari tambutse none se ngo beshye iyo ufite boyfriend ujya mu bintu bari kubivuga se boyfriend ndamufite uramufite ubu se yabyakiriye boyfriend wanjye kuko noneho ibaze Tiger reka mbaye nk'urugero Tiger na Emeline reka njye oya reka mbite mbibwira naka nk'ibyo nahoze ndi gusobanura kare bo bazi uko babanye sibyo njye nka boyfriend wanjye nta kibazo n'iki na kimwe iriya video yigeze imubwira habe n'iki na kimwe kuko njya kugenda yari abizi aho nari ngiye yari ahazi yaranantwaye anangeza ni Musanze yarari nahariye volume irahagije yarantwaye ngeze Musanze twari tunari kumwe ibisigaye ni bla bla nuko Emery wakoze nyagasana kugirire neza kandi ukomere nta mpamvu yo gucika intege nta mpamvu bari bakuvuga ugira ngo aha ntago barakuvuga uracyari na mutoya humura sibyo nukora filime yawe uzagera igihe cyo kuyikora watangiye gukomera mu marangamutima uburyo nta kintu kizongera kukubabaza cyangwa kukuca intege ego ubunize reka dushimire abantu by'umwihariko nizere ko mwasobanukiwe kandi ibintu birangiye iyo umuntu asobanura ibintu bita binarangira nta muntu uri bwongere kubivuga nta muntu uri bwongere kubeshya ngo urumva ngo ngiye uyu mukobwa ngo naturanye nawe ngo muzine ibyo tugambo byo kubeshya beshya no kugira ngo umuntu aci igikuba mu bantu kandi ntago bikwiye muzirikane ko uwo muvuga yaba Beni afite amarangamutima afite umuryango afite ubuzima bwe bwite yaba Emeline mwabyumvise umuntu maze imyaka 3 ko arangije segonderi nifite rega n'ababyeyi nabo biri kubahangayikisha oya wenda tube tubaretse bo ni n'abakuru bazi n'ibyo ubamo ariko nkawe ushobora guta ucika intege niba ari ugukina filime ukabivamo oya ukaba uyobya umuhamagaro kandi wakaba bikora neza kute se nacika intege nta mpamvu niba ucika intege ubwo nyine ibisigaye murabyumva Emery wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi byiza biri imbere wakoze cyane Sabene wakoze amen amen